ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze mugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku nkuru zigiye zitandukanye zibandamo iz'ubuzima n'ubuvuzi muri rusange. Umunsi ashize twakoze inkuru y'igisambo kibye nyirabuja akayabo k'amafaranga, muganga aza kuzoguruza ayo mafaranga. Yemwe naho umuvyeyi arishima ati wakoze cyane muganga Matovu, uyu munsi wahamagaye ati dushaka kujyana kwa muganga Matovu turi kumwe n'isa gisambo cyagibye. Burya n'umusore mwiza kandi ushima Imana uko bigaragarira amaso, nubwo yo kamera ingeso yo kwiba ariko sinzi niko bikimeze. Ndabakiriye kuri chaîne yacu muri rusange. Umuvyeyi urabura amahoro ko mbona sinshuri dakeye neza, urafite n'ibindi bibazo? Nta bibazo mfite. Yego, impamvu mbahaye ikaze nuko twakiriwe kwa muganga Matovu muri rusange. Umusore nawe urabura amahoro? Meruka ni Eric ya ni Claude ya ni Claude. Muganga nawe ndakwakiriye kuri chaîne ya YouTube, wajyakire mu rugo iwawe. Nanjye murakoze, ndabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire twabahaye. Murakoze. Yego, reka n'ubundi umuvyeyi we tuga ndi bwibandeho cyane. Turi ahangaha jiwe nawe na Claude ndetse na muganga, ariko ntago tuzi nyamukuru ikitumye tuba turi ahangaha. Yarakomeje arakora duheruka waramwirukanye wa munsi batandukanye, bigaragara ko adashobora kuba yaba mu rugo iwawe. Byageze bite ku buryo uyu munsi noneho uri kumwe na Claude kandi mbona arimo araseka nawe urimo uraseka? Claude nyuma yaje kugaruka nsaba imbabazi ndamubabarira, ambwira ko atazongera kubera ko ngo atarazi ko ari bufatwe. Rero aza kugaruka nsabye imbabazi, ansaba nuko twazajya kwa muganga aho nari nagiye. Arambwira ati mabuja ndagusabye mfashe tugere. Nawe musaba imbabazi nkuko wabashije kumbabarira. Yego, ubu niyo mpamvu twari tuje kwa muganga rero Matovu ngo tumushimire. Yego. Okay, Claude, watewe ubwoba yuko muganga n'ubundi yakomeza agakurikirana ibyo wakoze bitari byiza? Yego, ntabwo bitagutera ubwoba kuko kuri uriya munsi ntabwo byari binyereye, nari meze nabi cyane. Nari ndi kuribwa cyane hafi yo gupfa, ahubwo amahirwe wenda nuko muganga ari umuntu w'umunyempuhwe, we avura atatica. naho ubundi numvishe ntabwo byari byoroshye kabisa. Kuki wumvishe ko ugomba kuza kuri wa muganga? Ntabwo bavuga ko ari ukundi kuntu byagenda bitari sawa? Impamvu nyine nuko nabonye ko buriya habaho imbaraga cyangwa se ubushobozi, aribo ubushobozi bundi buba butagaragarira amaso y'abantu. Yego, kubera ko ngiye ari amafaranga amabuja nayo nabonye ikintu cyane kuba nayatwara amafaranga yari amafaranga menshi. Nawe uri umuntu wenda bijyanye n'ubuzima umuntu aba arimo muri iki gihe, umuntu akishakisha amafaranga yashobora kuguhindura ubuzima. Yego, ikintu cyatumye rero ntekereza kuba nayiga mabuja nuko nabonaga ko nagenda akamenya ubuzima, ava kwa mabuja nyine nanjye nkabasha gukora ubuzima bwanjye ku giti cyane. ubu se warabukoze cyangwa n'ubundi aracyakureberera inyungu zawe nk'umubyeyi? Aracyandeberera inyungu zanjye nyine, ni ukubera ntabwo nyine byamiriye, kubera ko muganga Matovu yabashije kumufasha. Mabuja nyine iyo ataza kumenya muganga Matovu ubu wenda biba bimeze ukundi ko ntabwo ari kubasha kumfata. Nari nagiye, ariko kuba umuntu wamurangiye muganga Matovu akajya kumureba akamfatisha nyine, nabonye ko bishoboka. niyo mpamvu mabuja ubusanzwe ntabwo yarasonga nzi ingeso zo gukorakora, nuko udufaranga ducyuni ntabwo nyandutwara ubwo kugashyitsi. Yego, ubwo duruka ntabwo uri umusore w'ukwizihirwa, waguze amayoga, baduhaye buhamya runo n'umudamu niba utari wamuguriye sinzi we bashaka ko ufite ikibazo cy'uko utamuguriye, yarimo aragutuka no kubabyeyi iti iki ngiki ubundi byagenze uku nuko wari ufite menshi yo gusesagura, cyangwa n'ubwo wari igisambo ariko umutima mwiza none wari ukurimo? birumvikana nyine amafaranga cyangwa aragiye yari menshi. nari nyabonye nyine ndavuga reka ngera ahantu mu bantu nsanga ari abavandimwe twari tuziranye, bafatira akantu nyine nanjye nsoma akantu biza kubanya nyine kubona iyo umuntu asomye akantu arizihirwa, byizihirwa nyine ngurira n'abandi bavandimwe
abavandimwe bari bahari niko mwasanze